Uyu munsi ikiganiro twagikoreye muri siporo bakunze ba Monomax TV muze tujyane muri siporo ariko turi no mu kiganiro. Bakunzi ba Monomax TV uyu munsi nzanye ikintu topic ikomeye cyane. Uyu munsi ndashaka ko tuvugana ku bintu bita bad debt cyangwa imyenda mibi. Hari abantu rero batazi imyenda mibi ariko ndagusaba kugira ngo ukurikire neza iki kiganiro cyumve kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Hari uburyo bwinshi dusigaye twakamo inguzanyo cyangwa dufatamo inguzanyo ku buryo butandukanye, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ko hari izo dufata sometimes tutanazikeneye cyane zigashobora kutubera bad debt. Akenshi inyinshi zitangwa n'ibigo cyangwa financial institutions mu Rwanda ndetse n'ibigo by'itumanaho by'umwihariko cyane cyane. Hari imwe muri serivisi ngiye kubanza kwanariza mbere yo gukora cyangwa mbere yo gukomeza. Imwe muri zo ni ntago ndi buyivuge kubera yuko nshobora kugirana ibibazo na ba nyirazo, ariko ni inguzanyo yishyurwa ku munsi. Hari inguzanyo yishyurwa ku munsi, ndabaha urugero rworoshye cyane. Uramutse ugujije amafaranga y'u Rwanda 6,350, iyo nyungu niyo wayaka aka kanya ugahita uyishyura, uba ugomba kuyishyura wongeyeho inyungu y'amafaranga 200 n'amafaranga 6. Noneho reka dukora analysis y'imibare rero. Ni ukuvuga ngo inyungu ku mwaka y'ayo mafaranga 200 n'amafaranga 6 kubye n'iminsi 365, ushobora izaba ifite inyungu y'ibihumbi 75,190. Aya mafaranga yose agomba kwishyurwa mu mwaka. Uramutse udashoboye kugira ubushobozi bwo kwishyura iyo nguzanyo yawe watse ku munsi ngo yishyure amafaranga 200, impamvu ngiye kubibara ku mwaka irumvikana neza. Impamvu ngiye kubibara ku mwaka nuko amakampani menshi n'ibigo byinshi bikunda kubara inyungu ku mwaka ko byungutse ku mwaka. Wowe rero ukora ibintu byawe cyangwa ukakiguzanya uyu munsi utitaye ko ibintu bizamara umwaka, ariko mu by'ukuri bishobora kumara imyaka myinshi. Niyo mpamvu ngira ngo manywereka ayo mafaranga ku mwaka watsa amafaranga 6,350, ariko umwaka nushira nuwongeraho inyungu zizaba ari ibihumbi 81,540. Ubundi tugiye gukalculating ibijyanye n'inyungu cyangwa interest rate yayo izaba iri hejuru cyane hambaye ku buryo buteye ubwoba. Ariko wowe kubera ko ibintu byawe baze ku munsi ntabwo wowe wabashije kubibara, ariko nagiye mumenyeshe ko abantu abangabo bo batanga inguzanyo bo barabizi bo barabibaze barabikarikiriye, kuko ibintu byabo babibara mu gihe cy'umwaka. Ni ukuvuga ngo uzabona ko ku munsi ayo mafaranga baguhaye afite ijanisha rya 3.2 n'ibice 24 ku munsi. Ku mwaka rero uzabona ko ayo mafaranga wafashe n'ubwo uri buyishyure ku munsi, ariko ku gihe cy'umwaka yaba afite ijanisha ringana n'183 kwijana ku mwaka. Ibi bintu birakomeye cyane, ni ibintu biteye ubwoba, ntabwo ushobora kubyumva uyu munsi. Ariko wibuke ko ayo mafaranga iyo yatse account yawe ikajyaho amafaranga bahita biyishyura mu kanya. Waza kongera gukenera amafaranga none bakongera bakaguha andi, mu kanya bakenera andi mafaranga bakongera bakaguha andi, nanone ukayishyura ukizeho inyungu. Ushobora kuba muri cycle rero cyangwa muri cycle yo guhora uguza, ukagomeza ukaguza ukamara umwaka wose amafaranga yawe atarageze no ku bihumbi 10, yaramaze kuba ibihumbi 80. Ibaze rero uramutse ugeze ku rwego rwo kuguzwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 uko byaba bimeze. Ngira ngo urumva ko byaba biteye ubwoba. Tugiye kurebera noneho urebye neza iyo nguzanyo yo ku munsi iri hejuru y'ikigero cya 70% ukurikije uko banki zisanzwe zibigenza, cyangwa 40% byikubye inshuro 40% ukurikije uko microfinance zisanzwe zibigenza. Ibi rero ushatse kuvuga, ibi rero bivuze iki mu buzima busanzwe? Iyi nguzanyo ifite ikibazo gikomeye cyane. Ntushobora kuyishyura neza uramutse wayifashe mu gihe cy'amezi 12. Izagusenya mu bukungu bwawe kandi izagenda igusenya gahoro gahoro. Nta business mu buryo busanzwe mu Rwanda, nta business nimwe ibaho ishobora gukura kuri interest ya 3.24 ku munsi. Iyo business sindekereza ko yari iramutse ihari
ushobora kunyandikira muri DM cyangwa ukabimbwira ko ihari tugafatanya kuyikora. Niyo wacuruza inyungu zose zajya mu kwishyura gusa. Risike uba hano ushobora kugira risike yo kugwa mu mwenda utarangira. Nimwe nakubwiraga ushobora kwaka amafaranga ku munsi, ariko wowe kubera yuko nubona amafaranga barahita biyishyura, nibamara kuyishyura urongera ukenera amafaranga, noneho numara gukenera amafaranga birongera bigusabe nanone ko bongera bakaguha andi mafaranga. Urumva wowe ikintu ubuzima bwawe ugomba kubaho ugomba kwiberaho mu buzima bw'umwenda gusa, ibindi bintu ntago wamenya ibyo ari byo. Inama nakugira rero, niba izi nguzanyo utaratangira kuzifata, utariyandikisha muri izi nguzanyo, izo nguzanyo zirinde kuko ni mbi cyane kuruta uko zisa. Icya kabiri, nimba warayifashe rero, shakisha amafaranga, ugira ikintu wigomwa uyishyure, ntukemere ko igera ku mezi menshi. Shaka nka refining, uramutse warafashe amafaranga nakwishyura, ushobora gusaka inshuti yawe ikakuguriza amafaranga utazishyura, ushobora kwegera banke cyangwa ubundi buryo bundi wabona amafaranga ariko ukabasha kwishyura iyo nguzanyo. Fata loni byibuze itarenze 20%, usimbuze ya yindi. Iyi loni ikoreshwa gusa mu kintu cyinjiza amafaranga ako kanya cyane. Icyo wakora aho gufata iyi nguzanyo, ushobora nko kwegera amasako baguha inyungu nkeya. Koresha savings mbere yo kugura, ushobora kwizigamira amafaranga mbere yo kugira ngo yakoreshe. Akenshi abantu bafata aya mafaranga usanga ari abantu bakunda kwakira amafaranga buri munsi, cyangwa babona amafaranga nyine ku buryo sinzi nimba navuga ko ari uburyo bworoshye kuko nta mafaranga aboneka ku buryo bworoshye, ariko abantu babona amafaranga kenshi nibo bakira, nibo bafite amahirwe yo kubona ayo mafaranga. Ibyo rero bishobora gusenya ubukungu bwawe gahoro gahoro utabizi, kubera ko iyo ntabwo ari inguzanyo isanzwe, ahubwo ni loni ishobora kugushyira mu bukene bw'igihe kirekire. Abantu benshi bafata izo loni babura ubundi, kubera ko nta bundi buryo ufite. Uteze moto, ugiye kwishyura usanze nta mafaranga ufiteho, ukishima ngo byagakemuye. Ariko aho kugira ngo iyo nguzanyo yake, nge nakugira inama ko wahamagara mugenzi wawe akagufasha kwishyura, kubera ko amafaranga watse mugenzi wawe niyo agufasha. Aho ngaho rero narindi kuvuga ku bijyanye n'izo nguzanyo. Izi nguzanyo none ushobora kwibaza uti ariko ubundi bad debt ni iki? Dukomerejeho rero ngiye nkashaka kugusobanurira icyo bad debt isobanuye, cyangwa bad debt ni iki. Bakunzi wa Monomax TV rero, mureke dukomeze n'ikiganiro cyacu. Nk'uko nari bababwiye, tugiye gukomereza mbabwira ibijyanye na bad debt, uburyo ikwiba ubukire bwawe utabizi cyangwa utabizi. Hari igihe wigeze wibaza impamvu ukora cyane ariko amafaranga ukabona buri gihe adahagije. Wigeze gufata umwenda wizeye ko uzagufasha, ariko nyuma ukaza kukubera umutwaro. Ibyo nibyo bita bad debt cyangwa umwenda mubi. Muraho neza, uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyica bucece ubukungu bw'abantu benshi, bad debt, ariko batabuzi. Ntabwo ari umwenda gusa, ahubwo uba ari umutego, kandi ikibazo gikomeye nuko abantu benshi bawugwamo batabizi. Reka turebe inkuru ya Eric, umushuti wanjye. Eric yari umusore ufite akazi keza, ukora neza, mbese yari umusirimu, yari umunyamujyi, ariko mbese yifuzaga kubaho ubuzima busa n'ubw'abandi bagenzi be. Yari afite bagenzi be b'abasirimu b'inshuti cyane. Umunsi umwe aza kubona nta mafaranga afite, afata umwanzuro wo kujya muri banke imwe hano mu mujyi wa Kigali, ntari buvuge izina. Iyo banke ikaba itanga amafaranga ariko y'inguzanyo, ariko nta ngwate. Icyo gihe yabashije gufata inguzanyo ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubundi ukurikije akazi yari afite ntabwo ayo mafaranga yari menshi, yari amafaranga makeya, ariko ikikomeye cyane ni ikintu yayakoresheje. Ayo mafaranga yagombaga kuyishyura ku nyungu y'amafaranga 36 ku mwaka, ariko we ntabwo ariko yari ameze. Ntiyayikoresheje mu gushora imari, ahubwo yayikoresheje mu kugira ngo za nshuti ze babashe gusepera cyangwa kuryoha muri uyu mujyi.
nyuma y'amezi make yisanze yishyura amafaranga arenze ayo yafashe kandi yaramaze kuyakonsoma. Aha, iyo ngiyo niyo bita bad debt. Bad debt ni umwenda utagufasha kongera amafaranga, ahubwo uwo mwenda ukajya ugenda uyagabanya. Urugero nk'amafaranga uguze ibintu bihenze nko kugura telefoni zihenze udafitiye ubushobozi, gufata umwenda wo kujya mu birori, gufata umwenda wo gukora ubukwe, kugura imodoka utabasha kwishyura cyangwa utabasha gutunga zikaguma zikagukonsoma n'ibindi byinshi. Mu gihe good debt yo ari umwenda ufata ariko urugero ugatangiza business, ugashora mu kwiga ibintu bishyashya cyangwa ubumenyi bushyashya, ugashora mu nko ukagura imigabane, ukagura n'ibindi bintu nk'amazu n'ibindi bintu bishobora kwinjiza amafaranga, ibyo byo byitwa good debt. Ibijyanye na bad debt rero ishobora kukubana bad debt bitewe n'imikoreshereze yayo. Umwe urakubaka ariko undi ukagusenya nk'uko byumvikana aha ngaha. Bad debt igira ingaruka zikomeye cyane. Iyo wafashe umwenda ubundi na Bibiliya bivuga uba uri umucakara w'uwo muntu wayafatiye umwenda. Icya mbere uhora na stress, ntushobora kwizigamira amage cyangwa ibihe by'akaga. Amahirwe menshi ashobora kugucika kubera iyo mpamvu. Ushobora gufata inguzanyo y'ibihumbi 500 ariko ukazishyura ibihumbi 700 mu gihe runaka, ndetse iyo imibare yawe utanayikoze neza ushobora no kugera ku rwego uzishyura amafaranga arenze 50% kandi mu gihe kiri munsi y'umwaka. Iyo nibyo bita ramberi. Iyo si investissement ahubwo ni igihombo. Rero impamvu nyamukuru ituma abantu bafata bad debt harimo kwigereranya n'abandi cyangwa kureba uko abandi bantu babayeho kuri social media, cyangwa ukihutira ibintu. Ntutekereza ejo hazaza, utekereza uyu munsi gusa, ubaho ntuzapfa ejo cyangwa urebe upfuye uyu munsi. Ariko hari inkuru nziza. Ibyo byose navuze hejuru ushobora kubihindura mu buryo bwo kubona no kugira gute. Ushobora gutegura budget, ubwo ushobora gutekereza imbere yo gufata umwenda ubanza ugatekereza ko nta yindi alternative yari hari yo kubikora. Shora mu bintu byinjiza amafaranga gusa. Buri mwenda ufashe wibaze uti uyu mwenda afashe uzanyungura iki? Niba nta gisubizo ufite uwo mwenda wihorere. Bad debt ntabwo iza igaragara nk'ikibazo buri gihe. Ntabwo ushobora kuyifata ari ikibazo, ahubwo izisa nk'amahirwe. Ariko mu by'ukuri ni umwanzi w'iterambere ryawe. Hitamo neza uyu munsi, ubuzima bwawe bw'ejo butazabigenderamo. Bantu rero mwe mudukurikiye, ngewe nabagira inama ko uburyo bwonyine bwo kugira ngo umuntu abashe gufata umwenda ni uburyo butatu. Ushobora gufata umwenda ugiye gushora imari, ugiye kugura assets, cyangwa ugiye gushora muri wowe ubwawe, ugiye kwiga skills ishobora kuzakubyarira umusaruro. Uyu munsi rero ndagusaba gukora like, share na subscribe, kuko ubumenyi nibwo bukire nyakuri buruta ubundi bwose. Mwakoze cyane, tuzongera